kuki ugomba kwamagana ko baguteraho ibyaha bya jenoside kandi uri igitambo cyayo? Turi kuwa kabiri ni tariki ya 11 n'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Suhuze imiryango yose y'ibikoresho zahembye urusoro, amazi ya munyuza cyangwa kwirukanwa mu gihugu n'ibindi byose byagiye biba kuri ibyo bikoresho. Sinibagiwe rero n'ibikoresho bishya biri kugenda byitera icyara, bizenguruka cyangwa bijya hirya hino mu biro bimwe na bimwe ngo birashaka kujya ku butegetsi kandi bitari byabona igihugu cyangwa se ngo bibone abaturage bari kurimburwa. Iyo bavuga jenoside ni icyaha gikomeye kigendana n'ibyaha nyokomuntu. Ibyo byaha rero akenshi bigaragara, hari ibigaragara mbere y'intambara, hari ibigaragara mu ntambara, ndetse na nyuma y'intambara niho noneho hagaragara yuko habayeho icyo bita jenoside. Jenoside byumvikane yuko igomba gutegurwa kandi abayigizemo uruhare bakanagaragara n'uruhare bagize. Nongere muri uko gutangira kubasuhuza no kuvuga inyito yo kuri jenoside, nture akavideo kari hejuru ibikoresho byose ari ibyapfuye cyangwa ibikiri mu mirimo yabyo, ubwo ndavuga intore ndetse n'ibindi bikoresho bindi biri gukora ibyo bitazi ariko bikorera umwanzi. Iyo video iri mu Gifaransa, abashoboye bayibwira abandi mu rurimi rw'abasokuru bacu, ururimi rw'ikibantu. Nk'uko rero mubyumva, mwanabibonye bamwe cyangwa mushobora kubitekereza, nuko jenoside itegurwa bikagaragara yuko yateguwe. Akenshi rero iba mu ntambara na nyuma y'intambara. Turebye rero ibyabaye mu cyo bise u Rwanda cyangwa se mu cyo bita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biragaragaza mu by'ukuri ko haba cyangwa habaye jenoside, bikanagaragaza n'abayiteguye. Mu gutegura rero jenoside, abantu baritegura bagashora intambara. Muri iyo ntambara rero akenshi niho bakorera ibyaha bya jenoside na nyuma y'intambara. Rero mbwire cyane cyane urubyiruko, bamwe birirwa babeshya amateka y'ibintu nabo batabayeho, batahagazeho, yuko igihe ari iki kumenya noneho ukuri, kuko bo bari kugenda bakubamo. Kuba mukuri ni ukuvuga vivre la vérité, kwibonera ibintu amaso ku maso. Ni ibintu rero byagaragaye yuko bateye kuri Habyarimana, bitiriye abahutu bose ndetse n'abatwa ndetse n'abatutsi bamwe, ariko ntabwo baba umuntu nabashyiramo kuko bavuga yuko ngo hakozwe itsemba, ngo jenoside yakorewe abatutsi.
abatutsi rwose ntimunyumve nabi, abenshi mwabaye ibitambo, mwabaye amagi, n'ubu abenshi muri kwicwa kugira ngo ibimenyetso bisibangatanywe. Mubyumve yuko ari mwe mufite uruhare runini kandi bashobora no kuzabamara. Kumva rero bagereka Habyarimana n'abahutu yuko ari abajenosideri ntabwo ari byo, kubera yuko ngewe ndabivuga kubera yuko ibyabaye nari ndiho, ntabwo nari umwana, nari ndegeje imyaka 18. Impamvu mbivuga gutyo ni uko ikigaragara yuko Habyarimana n'abahutu batateguye jenoside, kandi n'inkiko mpuzamahanga n'aba specialiste bose bemeza yuko Habyarimana n'abahutu batateguye jenoside. Icyo nicyo cya mbere, ariko kugira ngo mubyumve neza, kuko batabonyeho inama zabereye zo kwitegura n'abantu bayiteguye. Ariko iyo urebye abateguye jenoside nk'uko akenshi biri kuvugwa, abantu bahamagaye abantu bava mu gihugu, bashakisha amasarigoma muri Tanzania, mu Buganda, muri Kenya, mu Burundi, muri Kongo, bajya guteranira i Buganda, bakora icyo bita ishyirahamwe umuryango wa Inkotanyi FPR. Ni umuryango bikoreye, ntabwo bakoze noneho inasamble y'abantu, ni umuryango umwe bakoze kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byumvikane yuko bo bariteguye bakura abantu mu gihugu, abashakisha abandi kugira ngo bajye gutera cya gihugu bitaga Suisse d'Afrique, igihugu kirimo amata n'ubuki. Abahutu n'abatutsi babanye mu mahoro, ariko abatutsi ari bo bafite imyanya myiza mu butegetsi, mu bucuruzi nibo bari bafite amafaranga. Burya amafaranga, abantu bafite amafaranga burya baba bafite n'ubutegetsi. Abazakora ubushakashatsi bwaragaragaye, nawe ushaka wakora ubundi. Mu gihe inkotanyi zateye icyo bise u Rwanda, hafi 2/3 cy'amafaranga yagendaga mu gihugu yari ari mu maboko y'abatutsi. Ibirenga 3/4 by'amafaranga mu gihugu byari mu maboko y'abatutsi. Abahutu ntabwo bigeze batera hejuru ngo bahaguruke ngo bagiye gutera abatutsi kubera bafite amafaranga menshi, ahubwo wa muryango w'inkotanyi niwe waje ushuka abo bacuruzi muzi benshi cyane bo mu Mpuza, ari abo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, ari abo bo kwa Rwigara, ari abo bo kwa Charles, niba ari muri go, oya ntabwo ari muri go, uriya wari ambasaderi muri Luxembourg, Shamukiga, wari ufite ubwubatsi bwa Entwatwa. Ariya bose bari bafite za Dinamo, ari abo bakaje guhakwa, n'abandi bose bari bafite amafaranga mu gihugu, bagiye bayoboka izo nkotanyi kugira ngo batere icyo bise u Rwanda. Ibyo rero biragaragaza yuko abo bantu bariteguye, bajya ahantu mu Buganda baritegura kugira ngo bazaze kwica abandi. Baritegura kugira ngo uwo muryango w'inkotanyi wica abantu, aho kugira ngo abo bantu bazazice. Nibyo bavuga mu Gifaransa, bavuga tuer pour ne pas être tué.
ari abiyita abanalisite cyangwa abafilozofe n'ibindi bazasobanure uko umuntu yumva agomba kwica abantu ngo ntibazamwice kandi abo bantu bataramubwiye yuko bashaka kumwica. nibyo mubona ku nkotanyi zirirwa zica abantu, yaba ari mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya, muri Congo, mu Burundi, zigatera abantu ubwoba, abaperezida zikabatera ubwoba, ba Gisekedi bagatangira bagatranspira cyane yuko bagiye kwicwa, ba Neva bakagira ubwoba, ahubwo bagahamagara nimutubwire icyo mushaka, niba mushaka abahutu bose bari ku butaka bwacu tubamare ariko tugirana amahoro. Ugasanga babwira Gikwete aho tuzahurira tuzakwica uwo munsi, noneho ahubwo bigakorerwa Magufuli, aho birirwa batera ubwoba Abagande no mu Bugande yuko bagomba kubareka bakica, bakiba, bagasahura, bakajya bahanyuza ibyo bibye n'ibyo basahuye. Ibyo rero ni ikintu cya mbere kubyerekeranye nuko Habyarimana n'abahutu ntabwo bambutse ngo bagiye gutera Ubuganda noneho bice Abaganda. Kimwe nuko Mobutu ndetse na Gisekedi navuga ndetse na Kabila, Mzee Desire Kabila wishwe, ntabwo bigeze batera u Rwanda ngo bagiye kwica Abatutsi. Ariko abo Batutsi bo bateye Kongo, batera n'u Burundi kugira ngo baticwa, kugira ngo barengere ubuzima bwabo. Niba tutera umuntu uvuga yuko ushaka yuko atakwica, ntabwo yaguteye, nta nubwo yakubwiye yuko azakwica, nta ni ikintu kigaragara na gito yuko agufitiye urwango. Ibyo byose biragaragara, ari ku Barundi b'Abahutu, ari ku Bakongomani b'Abahutu ndetse n'Ababantu, ari Abahutu bo mu Rwanda yuko ntawigeze agira urwango ku Batutsi cyangwa ku Bahima. Ni ibintu bigaragara yuko ubwo bwoko bw'Ababantu butagira inzangano mu kujya kwica abo Bahima b'Abatutsi. Wowe unyumva urabizi, utangaho urugero, kubera yuko niba wanze n'umuntu ntabwo mushobora no kurongorana. Ariko abo Batutsi barongorwa, tubarongora mu mahanga twahungiyemo turi Abahutu, i Burundi barabarongora, Abakongomani bagenda bakarongora abo Batutsi cyangwa abo Batutsikazi. Ni ibintu bitandukanye rero n'ibyo birirwa babeshya hariya yuko Abahutu cyangwa Ababantu bagira urwango ku Batutsi. Ikindi nanone kigaragara nuko nta nkotanyi n'imwe yishwe, niyo yishwe n'inkotanyi hagati yabo, duhereye kuri Rwigema yishwe n'izo nkotanyi ubwabo. Dukurikiye intambwe ya mbere ni iyo gutegura jenoside, noneho ikagaragarira mu byaha by'intambara na nyuma y'intambara, noneho ikemezwa intambara ari uko irangiye. Ubwo tugiye rero kuri etape ya mbere, bigaragara yuko Habyarimana n'Abahutu batateguye izo ntambara z'ubwicanyi, ariko inkotanyi, umuryango w'inkotanyi warateguye ubwo bwicanyi, butegurire inyuma y'igihugu, utera igihugu kugira ngo wice abanyagihugu, unabambura igihugu, noneho ushyira na batanu muri serire, ari abo 5 bagize uruhare ndetse no kuri za bariyeri ko iyo jenoside ikorwa. Ubwo nizere yuko abana b'ibikoresho cyangwa ibikoresho n'intore bari kunyumva, ushobora kuba abazi aze kubanyohereza, cyane abanyohereje kariya ka video kari hejuru muza kubona.
banyumve, nta ubanga ariko ubwabo nibo biyanga, ni nabo biyica. Tugeze rero kuri icyo bita etape, ni icyiciro cya kabiri cy'uko ibyaha bigaragara mu ntambara. Mwabonye yuko intambara mbere yuko haba noneho iyo jenoside bavuga, intambara yamaze imyaka 3 guhera umwaka w'igihumbi 1990, kuko inkotanyi, umuryango w'inkotanyi wateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2020, mu mwaka w'igihumbi 1994, ndavugira mu kwa gatatu, nta muhutu nta mututsi wo mu Rwanda, nta mutwa wo mu Rwanda mu gihe cy'iyo ntambara wafashe umupanga, wafashe urusasu, wafashe uburozi ngo agiye kuroga mugenzi we, yaba ari umuhutu, yaba ari umututsi, yaba ari umutwa, yaba ari umunyamahanga wari uri kuri ubwo butaka. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Ariko umuryango w'inkotanyi wicaga ababyeyi ukabasatagura, ugakuramo n'inda, bakababwira ngo babashyire mu masekuru babasekure. Ibyo byabaye muri Ruhengeri, ibyo byabaye muri prefectura ya Byumba, aho muri iyo myaka yose 30, muri iyo myaka yose 3 yenda gushyira 4, inkotanyi zavaga mu Buganda zikaza zikica abantu, zikabasahura, zikabatwika mu nzu, zikabajombagura ibisongo n'amacupa, zikanabarasa mu bitsina by'ababyeyi. Ibyo byose byabaye mu myaka 3. Nta na rimwe guverinoma ari ya Kayibanda, ari ya Habyarimana yigeze gukora ibyo bintu. Ibyo rero ni byaha batera abantu, aribo babikoze bakabitera abandi. Ndi kuvuga yuko nawe ugomba kubirwanya. Ariyo mpamvu na kariya ka video ko hejuru kakureba kagendana n'ibi ndi kuvuga, kuko ni ibintu bigaragara yuko ibyo byo kubeshyira gutera abantu jenoside kandi ari bo bayiteguye bakanayikora, bifite n'ibimenyetso simusiga. Wowe unyumva ugomba guhaguruka, wabibwira mugenzi wawe, wabibwira ubutegetsi uriho, wabijyana mu bucamanza, wabijyana muri diplomasi ukora, wabijyana muri izo mashyirahamwe cyangwa za guverinoma cyangwa roke mukora. Icyo kibazo kikabanza kikigwaho, kuko niyo pfundo yo kugira ngo ukuri kuboneke. Muri uko gutegura rero, muri iyo etape ya kabiri yo gutegura ubwo bwicanyi, mwabonye ukuntu bica abantu, bagahera ku bayobozi, bakica Bagapyisi, bakica Babucyana, bakica Bagatabazi, abo bose kugira ngo bareme inzangano, bareme akaduruvayo mu gihugu. Ariko Habyarimana yakoresheje uko ashoboye na guverinoma ye, bagerageza kwihangana no gukumira ibyo bintu, ubwo bwicanyi, ku buryo noneho ari guverinoma ya Habyarimana yari iriho yakoze uko ishoboye kose, kuko bari babonye yuko hari imigambi yuko bateguye, umuryango w'inkotanyi wateguye gukora jenoside, ugerageza kubikumira. Aho inkotanyi zavugaga byanze bikunze tugoye, icyo dukeneye no gutano kujya mu butegetsi n'ibindi byose. Habyarimana na guverinoma ye bemera imishyikirano, barajya mu biganiro, mu gihe bya bikoresho biri kujya inyuma bijomba Habyarimana na guverinoma ye ibikwasi. Imishyikirano iraba, bigera noneho ku masezerano y'amahoro yabaye muri Arusha. Dusabe bamwe mu bagiye muri ayo masezerano ya Arusha, cyangwa bamwe muri bya bikoresho kuko barayafite, bayatangaza ku mugaragaro, abantu bajye bareba n'ayo masezerano ari ayahe masezerano basinye, ntababyihererane
utubati twabo, bamwe harimo ibyo bikoresho wajya kumva ngo byapfuye cyangwa byishwe bidatanze n'ayo masezerano ngo abantu bayasome. Bamwe barayafite, bagombye kuyashyira ku mbuga, bagombye kuyashyira ahagaragara, ayo masezerano tukayabona. Byaba ngombwa niba Twagiramungu baramwishe, yagombaga kuba minisitiri w'intebe cyangwa n'abandi bandi bari desinye, bari bateguye yuko bajya muri iyo guverinoma, noneho izo za roke, ayo mashyirahamwe agasaba yuko abo bantu bajya muri guverinoma, kuko n'amasezerano yasinywe. Niba baranishwe, noneho hagatoranywa n'abandi bantu bakajya muri iyo guverinoma, noneho byakwanga iyo guverinoma y'inkotanyi igaseswa, hagatangira indi mishyikirano mishyashya aho kwirirwa abantu batubeshya. Ubwo rero mwabonye yuko Habyarimana na guverinoma ye abenshi mujya mwumva babashyingura ngo bapfiriye muri Mali, Niger, muri Tanzania n'ahandi. Bagerageje gukumira iyo jenoside kuko bari babibonye, baravuga ntacyo, nimuze mwankotanyi mwe mufate imyanya mushaka, ariko muduhe amahoro. Baremeye bagirana iyo mishyikirano, noneho kuko bari bazi yuko ari ibintu byo kubeshya, ari ukujajwa n'ibindi byose, bamaze gusinya amasezerano bica Habyarimana n'iyo guverinoma yashyizeho, n'iyo guverinoma amasezerano yari basabye yuko abaho. Bamaze kubica batangira bwa bwicanyi bwa jenoside noneho, kuko abari kurengera abanyagihugu bari bamaze kubica. Bari bishe umukuru w'igihugu, bica chef d'état major, bica abapadiri n'abamusenyeri bose, umutwe wa kiliziya barawuca, abacuruzi bakomeye barabica, abantu muri universite b'abanyabwenge barabica, abandi barabafunga, abandi barabahungisha, kugira ngo noneho batangize jenoside ku mugaragaro, ari naho yatangiriye. Byumvikane yuko iyo umuntu yishwe atakiriho, ntabwo ari ushobora gukora jenoside, ntabwo kiba kiriho. None se yari kwikora gute? Habyarimana yari gukora jenoside gute atariho? Abahutu se bakomeye nk'abo ba Musenyeri n'abandi bari gukora jenoside gute babishe? Abacuruzi se bakomeye barambamo abo Barando na ba Serubyogo n'abandi bari gukora jenoside gute? Bamwe barabishe, abandi barabahungishije, barabirukanye mu gihugu. Noneho ba batanu n'umuryango w'inkotanyi uraza uwirara mu bantu muri ya minsi 90 yica abantu. Imaze rero kubica, urumva harimo batanu, harimo n'ibicucu byumvikane by'abahutu byafashe by'inda nini, byafashije abo batanu kwica bagenzi babo cyangwa kubasahura kubera inda mbi. Ariko byumvikane yuko ari babandi badafite mu mutwe, ari babandi n'ubundi basanzwe ari abajura, bagize niba hari abahutu babikoze ari babandi babajura, atari babahutu cyangwa babatutsi b'umutima. Ni babandi n'ubundi kuko basanzwe ari abajura cyangwa se ari abantu babi, kuko ubutegetsi burengera igihugu, burengera abaturage butari bukiriho, bwarinjiye mu maboko y'inkotanyi. Kuva rero ubwo butegetsi bw'inkotanyi bujyaho, niho rero noneho bigaragarira abateguye jenoside nuko byose babipanze. Bumaze kujyaho bwafashe abantu bose burabafunga, bubwira imitungo yabo ndetse n'igihugu ya leta bose barayikorera. Ubwa mbere babanje kujya babigurishiriza mu Buganda cyangwa babihishayo, bazi yuko ingabo z'u Rwanda zishobora kugaruka zikirinda umutekano. Ariko kubera yuko
ari umuryango wa FPR n'ibikoresho bya FPR n'abafatanya cyaha ba FPR, ari abanyamahanga, ari abanyamakuru bo hanze, bakomeje kuyiha umurindi kugira ngo ifate ubwo butegetsi banabeshya. Ariko ubu ngubu bitangiye kugaragara yuko bibeshye bavuga yuko ibintu bigomba guhinduka. Tukivugana jenoside, mbibutse yuko muri mu mwaka abanza ari 61 cyangwa 60 na kangahe, bareze Habyarimana, bareze Kayibanda niwe wari president icyo gihe, ngo yuko yakoze jenoside. Ibyo oni yarabyanze, yarabihakanye. Mwumve yuko buri gihe bashaka ibintu bomeka ku bantu yuko bakoze jenoside kandi atari byo. Kubera yuko jenoside igaragara akenshi nyuma y'intambara, mwabonye yuko noneho umuryango w'Inkotanyi ubwo watsinze ngo urugamba, wadukiriye muri bya bikoresho, kuko ari byo bizi amakuru, bifite redone, bifite uburyo bashobora gusobanura yuko umuryango w'Inkotanyi ari wo wakoze ubwicanyi. Badukira muri bya bikoresho bakoresheje, ari ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru, ari bya bikoresho mwumvaga bavuga yuko ngo biri hagaraye za brigade bari bakizemo na babandi batanu, bijyaho birabica kugira ngo batazavuga akari murore cyangwa amabanga yuko bateguye jenoside nuko bayishyize mu bikorwa kugira ngo inkiko zitabafata. Ni muri ubwo rwego rero mwumvishe bafata bya bikoresho, yaba ari uriya wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yaba ari premier ministre, bahita bamushyira hasi, yaba ari igikoresho Twagiramungu, yaba ari igikoresho Sendashonga, abo ni bamwe bo hejuru bari baza ayo mabanga, bari batangiye kujya banasohora, yaba ari uriya nawe Karegeya wari utangiye kwitandukanya n'abicanyi kubera yuko batasangiye neza ibyo bibye, yaba ari uriya Kayumba wateye itabi Gisenyi na Ruhengeri, aho yatwikiye abantu mu ntuza mu buvumo bwa Kanama n'ahandi handi. Abo bose mu gihe bari batangiye gutandukana n'umuryango w'Inkotanyi kubera yuko batagabanye neza iminyago bibye, niho nabo bishwe. N'abandi batutsi benshi bafashije umuryango w'Inkotanyi batangira kubiraramo, bari kubica murababona. Abo Rugiro, abafunzwe, abambuwe ibyabo bose, abari barafashije umuryango w'Inkotanyi mu mafaranga, noneho bari kubikiza iyo batangiye gusakuza bavuga yuko bazavuga ibibi byose byabaye bakabikiza. N'abandi rero bo muri za brigade batanu ndetse n'abari bahagarariye za brigade, abenshi Kaziga bajya bivuga, bari bari kumwe nabo muri CND, yagombye nibura kuvuga bake yarazi, kuko Kazigaba yarari muri CND, ntajye gusa yibanda kuvuga ngo ibyo byaba 5 juillet, ariko yibagize n'ibigaragara n'iby'abandi n'urubyiruko bashobora kubona, kuko yari muri CND, yagiye muri izo manza, azi bariya bari bahagarariye za brigade, ngo abenshi bari babaga muri CND b'abatekinisiye, azi amazina yabo bamwe, ntabwo ashobora kubamenya bose byumvikane, ariko abakomokaho yakomokaga arabazi, keretse niba ari we wari uhagarariye brigade nabyo byakumvikana, aho nabivuze byashimisha abantu kandi nta n'icyo byamutwara. Ariko bariya abenshi bari bahagarariye za brigade muri commune, muri prefecture, biswe abatekinisiye. Mu gihe ubwicanyi bwabaye bari muri CND, abenshi babaga bari muri CND. Ubwo rero n'umukoro wa Kazigaba ndetse n'abandi bandi babaye muri CND bashobora kugira icyo babwiraho amahanga. Nyuma rero
y'ibyo byabaye muri CND n'ibindi, niho rero jenoside igaragarira yuko abayiteguye, kuko bagenda bahisha ibimenyetso, bagenda bica bo bafatanyije mu kubitegura, kuko bamwe ntabwo bashoboye kubaha amafaranga bari bababeshye. Aba noneho babandi batanu bo muri serire, kuko hari harimo n'abaturage batize, abo baturage ntabwo bari kumugira ministre atazi no kuvuga icyongereza, cyangwa se bamujyane muri ministeri ngo ajye kubona akazi atazi. Bamwe bari batazi no gusoma muri babandi batanu muri secteur, uko amakuru agenda bivuga. Abo rero intambara irangiye babuze igihembo babahemba, kuko nta n'amafaranga bari bafite muri icyo gihe. Nibyo bari basahuye, bari babisahuye ku ruhande rwabo, babyijyana mu Buganda. Noneho batangiye kubona yuko batanu bakoreshaga nta kazi bashobora kubaha, nta gihembo bashobora kubaha. Babandi batanu bo muri secteur ataza agafata umutungo w'umuntu wahunze ku ngufu ako kanya, babona biri kubagora, batangiye kubica. Ariko nyuma yaho babiciye gushira babandi batanu, bamwe batangiye kubabwira ndi mwihembe muri biriya bintu by'abahutu n'abatutsi bahunze. Ubwo rero rubyiruko muriho, cyangwa se abana bavutse kuri ibyo bikoresho byagambanye cyangwa biri kugambana n'ubu ngubu, bigaragare yuko ari Habyarimana, ari n'ingoma ye. Ntabwo yakoze jenoside, ntabwo ariyo yateguye jenoside. Niyo jenoside ni babandi batanu bayikoze. Na nyuma y'intambara niho abantu benshi bapfuye, niho bishwe. Aba bantu ari abiciwe mu Kibeho, ari abiciwe mu nkambi zo muri Kongo, muri Tanzania, mu Buganda, muri Kenya. Abo bose bari bavanze n'abahutu n'abatutsi. Ntabwo iyo boherezaga urusasu imugunga, ikashusha, inera, rwafataga umuhutu ngo noneho ntirufate umututsi, kuko muri icyo gihe abatutsi n'abahutu bari barimo. Usibye ko hari bamwe mu batutsi bari barakemeye ngo basubire mu gihugu bavemo hakiri kare mbere yo gutwika inkambi. Bamwe baragiye, abandi baravuga tuzapfana n'abahutu kuko turabakunda kandi natwe baradukunda. Ingero z'abatutsi bagiye bicirwa mu nkambi, abashefu b'inkambi bari bariho bagomba kuzandika bakazishyikiriza abantu. Nicyo kariya ka video ko hejuru kagaragaza yuko utagomba kwicarana ukuri ngo gupfane, kandi ariko kugomba gutanga amahoro, kugatanga n'amahoro ku bana bawe kandi no kuri wowe. Noneho tuvuye muri jenoside yakorewe mu Rwanda, tujye noneho muri Kongo gatoya. Nubishe yuko ubu biri kuvuga yuko jenoside yakorewe abanyekongo igomba kwemezwa n'amategeko. Ntabwo ari Habyarimana, ntabwo ari Interahamwe, ntabwo ari FDLR. Nta na hamwe bigaragara yuko hari umuntu mukongomani n'umwe yishe. Ahubwo amakuru agaragara nuko aba FDLR bamwe bakumiye umuryango w'inkotanyi uri kuza gusahura no kuza kwica abanyagihugu, uri kuza no kwica impunzi. Rero babana bakora ukomoka ku bikoresho, mu byumve niba ibikoresho bimwe barabyishe cyangwa ibindi bikaba bikigidembya, nimwe bana mwagombye guhaguruka mukavuga no, ibi babeshyera ababyeyi bacu ntabwo tubyemera, kuko ni ibintu bigaragara. Ntabwo ari bahati kimwe n'abandi bagomba kurengera kuvuganira ababyeyi banyu bahindutse ibikoresho. Ahubwo ni mwebwe mushobora kubigira, kuko n'impapuro nyinshi murazifite cyangwa n'ibindi bihamya byinshi murabifite. Mwagombye kugira icyo mukora. Rero iriya jenoside yo muri Kongo ntabwo ari Habyarimana cyangwa se abahutu babikoze. Ntibigaragara yuko barabitegura bagashyiraho imitwe yo kujya kwica abantu, bagashyiraho uko bazabicisha akandoyi, amasasu, uko bazajya babaruha
mu mazi ingona zikabarya, uko bazajya babasunikira mu mashyamba bakicwa n'ibisimba byo mu mashyamba, noneho bagashyiraho n'ubundi buryo bw'ukuntu bazajya babarega mu nkiko bakajya kubaheramo uburozi cyangwa bakabiciramo. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko ari ukuntu bategura jenoside. Nyuma y'igihe imyaka 30 irangiye, murabona bafatiriye abaturage babirukana muri Kangondo, bafata abaturage baravuga ntimuzongere guhinga kugira ngo mutazabona icyo murya, tuzajya tubabwira icyo muhinga muhinge ibigori, noneho nimujya kubisarura noneho dukoremo akawunga ndetse n'imyumbati, ibyo byose tubijyane kubisitoka kugira ngo ingabo zacu z'inkotanyi zizajya zitera Kongo n'ibindi bihugu bajye babona icyo barya. Iko niko bategura jenoside. Ntabwo ari abahutu babikoze, n'umuryango w'inkotanyi ubikora gutyo, ukanyaga abanyagihugu ibyo barya, ukabwira ntimuzahinge, cyangwa banahinga bakavuga nitwe tuzasarura. Mwarabonye ukuntu ubu babambuye imirima n'ubutaka ko bagomba gukodesha imirima ya ba sekuru ndetse na babyeyi babo bishwe. Ako nagahumamunwa, nta kindi gihugu cyo muri Afurika mujya mwumva kimeze gutyo cyambura abaturage imirima yabo, usibye bariye baje bagafata igihugu cy'u Rwanda ku ngufu. Nta handi biba. Mu Buganda ntuzabihasangamo, i Burundi ntuzabihasangamo, muri Tanzania, mu Buganda, muri Kongo umuntu aragenda agahinga umurima we, umurima yasigiwe n'abasekuru be, nta kibazo cyo kirimo. Ukibaza rero ukuntu abantu bataye umutwe bajye kwirukanka ngo bagiye kureba abantu muri Australia, bagiye kureba abantu muri Amerika, ngo bagiye gukoraho amashyirahamwe ahangaha muri Canada n'ibindi byose, ngo bagiye kurengera abantu, ngo bagiye gufata ubutegetsi, batari bafata n'ubutaka, batari banagarurira abaturage ubutaka bwabo bambuwe. None se bazategeka nde? Bazategeka bande ko ari ibyo? Abatanzania bavuze yuko abantu ari ba musukuri. Musukuri ni ukuvuga wa muntu bogeje mu mutwe ukamubona ari mu ipantaro afite ibiro 40 cyangwa afite inda nk'iyi yanjye, ubona ari kugenda nk'ikamyo, ariko mu mutwe byararangiye nta kintu afitemo. Nta kintu na gito kirimo cyo kumva yuko agomba kurengera ubutaka bw'abasekuru be cyangwa ubutaka bw'igihugu, akarengera n'abanyagihugu. Abanyagihugu ni babandi b'abaturage bari kwicwa, bari kumenerwa ikigage, umutobe, ngo ntibazangire icyo banywa, bicwe n'umwuma cyane cyane muri iki gihe cy'izuba turimo. Bakabuza abantu kwenga umutobera, bakabuza abantu kwenga ikigage kugira ngo bicwe n'inyota cyangwa bicwe na kwashiarikoro. Mwabonye nanone bagiye biyubakira ibintu byabo cyangwa se bakodesha mu mazu, barangiza bagafunga kugira ngo bataza gucuruza imyaka yabo. Ibi byose nibyo rero bigaragaza uko bategura jenoside. Ibintu byose bakoresha kugira ngo abantu bapfe nibyo umuryango w'inkotanyi ukora. Ugasanga rero ibi abagomba kubirangiza ni wowe uri kunyumva, ni wowe musaza cyangwa se wari kuri ubu butegetsi cyangwa wakoze mu bintu by'ubutegetsi ariko bwa Habyarimana ari no kubwa Kayibanda, ugomba kubigiramo uruhare. Abenshi hari bamwe bavuga ngo nimutureke twisazire neza, cyangwa abandi bakavuga nimureke mwo gutera akaduruvayo, abana bacu bashobore kwiga neza aho bari bazabona amadiplome. Uratekereza se wowe uvuga ngo usaze neza, uzasaza neza kurusha General Kabirigi? Uzasaza neza se kurusha Rwendeye waguye ku rugamba akicirwa ku rugamba? Uzasaza neza se kurusha Kastare waguye ku rugamba? Uzasaza neza se kurusha
Colonel Rwanyagasore nawe buriya yaguye ku rugamba, n'abandi basirikare benshi bagiye bagwa ku rugamba, barimo n'uriya wayoboraga ESO niba ari umunyacyangugu simbizi mu ntunge. Uratekereza neza yuko uzagwa ku rugamba kurusha uriya Rwabukwisi waguye ku rugamba maze gutuma abantu bose babaga aho bita mu birava, impunzi zabaga mu birava zose barasagaho umwanzi, n'uwitwa Rwabukwisi majoro, niwe sinzi niba yari majoro cyangwa se liyetona Rwabukwisi, niwe watumye badapfa umuntu wese wari uri mu birava Nyumve, none bakabimura bamwe abimukiye aho bita mu nkambi ya Katana. None se kubwo Rwabukwisi yapfiriye ku rugamba, abo birirwa bavuga ni mutureke dusaze neza, ninde uzasaza neza kurusha Rwabukwisi? Ninde uzasaza neza kurusha uriya se Kabirigi cyangwa Basabimana ba Kastari n'abandi bandi? Ninde uzasaza neza kurusha uriya musaza niba ari Colonel nde Nsabimana wagiye gutuma abantu muri Mirikuri n'abatutsi bari barimo baticwa na babandi batanu b'inkotanyi, none Rusesabagina akabyiyitirira kandi ari uwo Colonel wagiye akabakiza. Aho batutsi se bahunze kuki batashima bakavuga wowe umusirikare niwe watumye tuva ngaha waduproteje noneho ntitwicwe? Rero ngarutse nanone kubyerekeranye n'aba bana b'ibikoresho cyangwa n'ibikoresho dukoresha muri iki gihe, ni uko urubyiruko rugomba kubyamagana bakitandukanya nabo, naho yaba ari umubyeyi wawe cyangwa se wakwigishije cyangwa se wakohereje 50, kuko ni bya bikoresho bikuganisha kugira ngo noneho nawe bazakwice. Ni bya bikoresho aho kugira ngo bivuge ukuri jenoside baguteyeho, bateye kuri nyoko kuri so ikuveho, noneho bya bikoresho biri gukoresha amafaranga bikubeshya ngwine gutya, aho kugira ngo bivuge ukuri cyangwa se bishyireho inkiko byerekane bya bimenyetso by'uko inkotanyi, umuryango w'inkotanyi ari wakoze iyo jenoside. Bon, ntabwo nagaya abavandimwe bacu cyangwa bakomoka kuri bari abanyabwenge cyangwa bari abayobozi bacu b'igihugu cyacu bafungiye mu bihugu bitandukanye, tujya kumva ngo umwe yapfuye undi yapfuye ukwezi bakagenda bashira rusorongo. Abo bana babo nabo bagombye guhaguruka cyangwa bagasara bagasizora bakarenganura ababyeyi bawe. Ntabwo uzarenganura umubyeyi wawe yarangije gupfa, wa gicucu idiot. Kuko yarakurinze urakura, urinda ujya mu mashuri, urinda ujya no hanze, aragufasha ujya no hanze, ariko ntacyo uri gukora kugira ngo noneho umuvuganire umukureho wa mwana bamuteye, kandi ibintu byose wowe urabibona. Ntabwo ari uri muri prison ushobora kubivuga, cyangwa wapfuye ushobora kubivuga, ni wowe wanturuwe. Unyumve ko nkwisi nturo, nuko ubona ukuri ntushobore kujya inyuma yako rwose. Abana babari ab'ibikoresho bari babana b'ababyeyi bafunze, ndabatura iriya video, abenshi bazi Kinyarwanda Igifaransa. Niba naba ngombwa ndaza abatazi icyo Kinyarwanda noneho ndaza kubibasubiriramo mu byumveho gatoya. Ariko ibyo ari byose mugomba kugira icyo mukora, mugomba guhaguruka mukarengera ukuri, mukirengera ubwanyu, kugira ngo igihe cyose mutazaba muriho batazajya babita yuko ngo muri abana b'abajenosideri. Murabizi kugeza n'ubu ngubu abantu babayeho ku bwa Hitler bose iyo bababonye bahita babita abajenosideri, kuko yabayeho kuri icyo gihe cya Hitler. Namwe rero mwavutse ku bwa Habyarimana cyangwa mwabayeho ku butegetsi bwa Habyarimana, nta gihe batazabita abajenosideri, kandi murabyumva. N'abavuka n'ubu bavuka
inkotanyi ziri ku butegetsi zivuga yuko bose amashereka ba nyina muri mu mabere yabo, mujya mubyumva aho umusazi Bizimana ajya bivuga n'inkotanyi zibivuga. Ibyo byose ni ugukomeza niba ubwo bwicanyi zarabukoze bikarangira, zikaba zumva yuko n'umuntu wavukiye hanze ari umujenosideri kubera ari umuhutu. Ibyo ni wowe wagombye guhaguruka ukabyamagana ko biriya ni igikangisho bashyizeho, tukakirwanya kugira ngo ukuri kugaragare. Ubwo rero ndumva wowe waba uri igikoresho cyangwa umwana w'igikoresho, yaba ari wowe ntore cyangwa se ibikoresho bishyashya byasimbuye ibikoresho byishwe, mwumve yuko aho muri hose muri gukora amahano mwagombye kubishingukamo, mugaharanira ukuri, mugaharanira yuko igihugu cyiswe u Rwanda kigaruka mu maboko y'abanyagihugu, nuko babagerereye babica, kugira ngo bazanemo abo bateroriste bo mu Butaliyani, abateroriste bo mu Bwongereza, abateroriste b'Abarabu bo muri Afghanistan, abateroriste bo muri Ukraine ngo baze gutura mu kiswe u Rwanda, noneho bajye gufata Kongo. Icyo gihe rero nibahagera aho ngaho, namwe bamwe mwatangiye kumva yuko bari kubasenyera, ngo nimuva aho ngaho, memu na za ndaya zirirwaga zigitanga yuko bagomba nazo kuzica. Kandi porogaramu ya mbere yo kwica indaya yigeze kubaho, bakajya baza bakazica n'uburozi. None ubu ngubu batangiye nanone muri iki gihe bavuga yuko zigomba kuva mu mujyi kubera yuko arizo bakoresheje. Ndetse na babandi bitaga ngo bakadogo bajyaga bica abantu. Mwabonye yuko umuryango w'inkotanyi ufata ubutegetsi, icyo bakoze cya mbere ni ukwirukana bakadogo, ni ukwica abantu bose bita abasazi, kuko inkotanyi mu gufata igihugu zari zariyise abasazi, zikajya mu maneko zikica abantu zitwaje yuko zasaze. Muzarebe yuko ubu mu kiswe u Rwanda mwabona umusazi. Ku isi hose nta hantu abasazi bataba, ariko babona umusazi bakamwica kubera yuko bazi yuko bari bahinduye abasazi. Ibimenyetso byose bari kugenda babisiba, ari iyo myobo yo guhambamo abantu bakayisiba, ari ayo batanu bakoresheje bakabica. Ni wowe unyumva, yaba ari umwana w'igikoresho, yaba ari nawe mpirimbanyi, ugomba guhaguruka ukajya imbere ukandika, ugakora konferansi, ukabwira abantu ukuntu bariya banzi b'igihugu, uriya muryango w'inkotanyi wateguye jenoside ubigenza, kandi n'ubu ukomeje. Shimire rwose urungano rutoya, harimo ba drama, harimo bariya niba ari Uwase n'abandi na Kobwa, na bariya bamukankiko rwose ntabwo umuntu yabanenga, n'abandi bose bahaguruka bakavuga ariya mabi umuryango w'inkotanyi ukora cyangwa akoreye ababyeyi babo. Kugira rero ndangize, reka nongere nari nabwiye yuko abatumva Urufaransa, nanjye rimwe na rimwe ruba rwakamye, mpite nshyiramo video muza kubona hejuru igendana n'ubutumwa bw'uyu munsi uko bimeze. Reka noneho nyifungure muyumve. Munyihangane gatoya. C'est bien, c'est parti. Vous là, au deuxième rang. Vous là, avec la veste bleue. Quel est votre nom? witwa nde? Haguruka. Très bien. Nitwa Veuillez Alexia. quitter ma salle de cours Ni byiza. immédiatement. Haguruka mu Je ne veux plus ishuri jamais ryanjye assister ugende. à l'un de mes cours. Plus Sohoka jamais. hanze, ntuzongere kugaruka muri iri shuri. Je ne vais pas demander None gentiment Alexia une aravuga deuxième fois. ngewe nta kintu nakoze. Aravuga sohoka byanze bikunze, sohoka ahangaha agenda, sinzongere kukubona mu ishuri. Ni umuprofeseri uri kumubwira. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? Umuprofeseri arabajije ngo ni iyihe mpamvu habaho amategeko. Pour protéger les droits individuels. Umwe aravuze ni ukugira ngo babungatire Merci. uburenganzira bwa buri muntu. Envers votre camarade de classe, à l'instant? En effet, c'est bien le cas.
Mais alors, abajije undi pourquoi wowe absolument ni aucun gute d'entre vous habaho n'a-t-il protesté? ubucamanza Pourquoi aucun de vous n'a essayé de ahita rendre plus? amusubiza yuko habaho ubucamanza Pourquoi n'avez-vous kugira pas ngo voulu empêcher cette injustice? bashobore kubaho Vous voyez, hashobore kubaho sosiyete imeze neza nta kibazo ifite. même avec des milliers, abajije uwa gatatu noneho aramubwira uwa gatatu aramubwira vous avez ngo choisi habaho ubucamanza kugira ngo parce que cela habaho ne vous amategeko affectait pas. kugira ngo ubucamanza Cette bube. attitude parle contre vous. noneho umuprofeseri aravuga ni byiza urasubije Et donc que ce n'était pas. arabaza Eh bien, je vais vous none dire, kuki narenganye uriya Alexia namuhamagaye mubaza izina rye musohora mu ishuri face à l'injustice. nta kintu na kimwe Il yakoze n'y aura absolument mwese personne mugaceceka pour vous défendre. ntihagire n'umwe uvuga porofeseri mwarimu urenganyije uriya Alexia wakoze nabi uramurenganyije uramusohoye wakoze amakosa bose baracecetse batangiye kwiyumvira baravuga nta jambo na rimwe bari bagifite kuko babonye yuko babonye akarengane babona akarengane ariko bahitamo kwicecekera kubera kwa kwikunda nk'uko ubushize yakomeze kubabwira kwikunda nk'uko umucungamari umukontabure wo muri banki akunda amafaranga cyangwa kwikunda nk'uko banki ikunda amafaranga ibyo abantu bagomba kubicikaho rero isomo batanga hariya hejuru muri iya videwo muze kuyireba rwose ni ibyerekana yuko niba uri kubona ukuri ugomba kukuvuga niba urabona urengana ugomba kumurenganura utagomba gufunga umunwa utagomba gufunga amaso kuko abenshi bajya babyibeshyaho ni bya bindi bavuga umunsi wa nyuma hazabaho urubanza no mu gihe uzaba uri gupfa uri mutoya cyangwa wegereje gupfa cyangwa n'aba bakuru bagiye kwenda baba bari hafi gupfa